byonyine The Ben wabivuze neza cyane ngo amara umwaka imyaka 2 adakora ariko ntabwo ashobora kubavamo. The Ben nimujya kumugereranya na Kinyusi, The Ben ni wa muntu ugera hariya abana bagapfa n'imiririmbire bagiye muri akapera. Ntabwo Diamond yafungura imigozi ya The Ben, ariko The Ben nta vision yigeze agira. The Ben ikosa rimwe azakora rimwe agahita arangira, nibibaruka agakora mistake agaterura Pamela akamujyana muri Amerika ko afite ubwenge bwa Amerika, tuzatumva ko twumva makanyaga bizaba birangiye. Wahitinga uba muri Amerika ari kukubwira ngo wahitinga, ari kuguha na example nizihe. Lose Control ni hit ntago ari hit. Ni hit. Habibi ni hit ntago ari hit. Ni hit. I'm in Love ni hit ntago ari hit. Ni hit. Bad Ben deja batangiye icyo kintu cyo kuba umuntu ashobora kugenda hanze agakora ibintu bikumvikana indani mu gihugu. Ubu umuntu na managing nakwemera ko na managing nkavuga like naduce nakura mu biti nadishiraho ni The Ben gusa wenyine. No, aga wait, impamvu nyikubaje Dumba, let me tell you, ziko The Ben ariwe muhanzi mu Rwanda ugoye kumanaginga. Do you know that? The Ben yagora abandi bantu ngiye niyangora mbaza kubera iki. No, why can't you do it? Nyine ndakubwiye ati umuntu na managinga ngiyewe numva na managinga. Kuki utabikora? Why not? Ko nta manager agira. Probably we namubwiye ntabwo ashobora kubyemera cyane ashobora kubyumva to. Urumva ariko like ngewe banumva ko umuntu na managinga ni The Ben. Uzi ko The Ben ari umuhanzi amara imyaka 3 atarasohora indirimbo. Yarangiza nyuma y'imyaka 3 agasohora indirimbo ugasanga abafana bari bamutegereje. Urabizi ko ibyo bintu ubundi bisanzwe biba ko The Ben asohora indirimbo nyuma y'imyaka 3 abafana bakaba bagitegereje ugasanga they are ready kuyakira. Urazi ukuntu abanyarwanda baharara. Uribaza ko Bruce Melody amaze imyaka 2 adakora indirimbo agarutse yakora indirimbo abantu bakamukunda. No, bro, waba undisappointinze uramutse utekereje ko investor n'umunyamafaranga wayakoreye yaba yayibye yaba yakoreye amuvunnye yakwinvestinza mu muhanzi usohora indirimbo mu myaka 3 agasanga abanyarwanda bamutegereje kurusha Bruce Melody w'abanyarwanda. Turi kuvuga abanyarwanda. Abanyarwanda ni abantu baharara bakunda umuntu bahozaho urusaku. No, let me tell you. Mwe bwarigiye mujya mwifata ku gahanga mukifatira ku gahanga Bruce Melody nta cyongereza azi ntabwo yize. The Ben arashyiramo kawaii, abanyakenya bakumvamo akantu, abanyatanzania bagakuramo akantu, abanyamerika bagakuramo akantu. Bro, Bruce Melody mujye mureba n'umunakora umuziki ahantu awukorera. Abanyarwanda baraharara. That's number 1. That's ntiwabidukuramo. Wimbwira ngo n'umusane ugiye muri music yo mu bindi byateye imbere The Ben aruta Bruce Melody. Ariko ugiye mu ba targeted market umuntu wigira isoko The Ben ni umuswa. Umuntu umwigira isoko nyarwanda ni umuswa. Okay. Ariko we ni umuhanga international artist. Deka nkubwiye rero. Yes. Impamvu The Ben nshobora kuvuga ko njyewe ari we na managing nuko first of all nanjye sinshaka kumanaging ibintu bishira. Sinshaka kumanaging indirimbo like ibyo bita bubblegum music. Indirimbo umuntu ahekenya yarangiza agahita atahari acira akajugunya. Agahekenya. So Ben already mfitaho nanjye yakoze indirimbo ze, they are long lasting, they are soul touching. Nukuvuga indirimbo anytime is gonna come as performing niyo yaba ari brand niyo yaba adashizeho izindi.
ahandi umuntu aba arimo arabaza abantu baba barimo barakubaza ngo se aririmba izihe. The Ben you just want ko The Ben aza aririmbe, kandi koko iyo aje kuri stage managenda gukubita indirimbo wumva this is a nice song, this is another beautiful song, this is another beautiful, this is another beautiful, you know. The Ben ikindi kintu ari presentable, like yaba like the physical ukuntu ari physically, like ushobora kumushyira kuri stage abakobwa abafana n'abakobwa, iyo udafite abakobwa n'abana mu buzima nta kintu buri. Yes, ndabyumva kabisa. Iyo udafite abana n'abagore, like igitsina gore n'abana, music iba yakunaniye kabisa, ntabwo uri muri business, sibyo? So The Ben ni umuntu ashobora kuattractinga igitsina gore easily, bijyanye n'ukuntu asa mu maso n'ukuntu ateye. Ni umuntu ushobora no kwandika bikamubera ugacuruza ifoto, urumva ibyo bintu byashoboka. The Ben ni umuntu ushobora gutwara ahantu kuri interview runaka y'icyongereza articulately, ukamubwira I want you gukora interview iri professional. Ni ukuvuga ko hari ibibazo udashaka gusubiza, haba hari ibibazo rega umuntu akubaza and then you're not supposed to answer that one, you know. Babaza na His Excellency that ikibazo cy'ubuge murakivuga hiki, akavuga icyo ntabwo ari ikibazo iwacu. Yes, I get it. Yes, ntabwo barimo baravuga ngo abantu nabage cyangwa ntabwo ari abagikozi, you know. ntabwo yabyemeye n'aba yanabihakanye. Cause ntabwo yiteje abantu biwabo, nta nubwo yiteje abo baza gukorana. So you need umuntu nk'uwo no mu gihe udahari, cyangwa umuntu tuza kuvuga ati iki ni turashaka ko tugishyiraho gutya. Uwo ni The Ben. The Ben icyo abura ni kimwe, arabura ko ashobora gukora ibintu biri consistent, urumva mu mwanya nyawo kandi bingana n'izina rye. Because n'ubu The Ben ni mu zimaze gusohoka n'izingana n'izina rye. The Ben is ariko Dumba mbabara, let me cut you short, you will continue. Uwo The Ben turi kuvuga nawe wemera ko nta consistent agira. Ben turi kuvuga nonaha turi kuvuga Ben w'umusore, single guy, sibyo? Single guy, ubu ni married. njyewe I'm trying to mbabara nkavuga ko kantu ukomeza. ndimo ndadefendinga impamvu na managing. Oh, okay. Let's focus on why you can manage him. Okay. Exactly, yeah. So ntabwo ndimo ndavuga, ntabwo nshaka kunyereka intege nkeya za The Ben. Urumva mba nzi ko The Ben mushize muri interview nziza ya indirimbo, urumva runaka, na indirimbo dukeneye na karite yazo za easily can sell. The Ben indimi tuba dukeneye ko aririmbamo arazizi neza, like urumva hari ukuntu ushobora kuba hari ukuntu umuntu ajya aririmba, nari ndimo ndabwira hano mwana ejo aririmba neza ariko agashaka kuririmba ururimi atazi, akaririmba icyongereza ariko nkanje umuntu uzi icyongereza mba ndimo ndakumva cause I live with abazungu n'iki I know the accents n'iki byose, nkakumva ko uri talented ariko urimo urashaka kuririmba indirimbo y'icyongereza bigasoundinga nabi kubera ukuntu urimo urapronouncinga amagambo muri urwo rurimi utari urwawe. Yes. So twebwe abanyarwanda right now icyo dukeneye abanyarwanda hari ukuntu twasimbutse amesikariye kwibaza ko turi hejuru kandi turi hasi. Urumva abanyarwanda hari ukuntu bibaza ko ari abantu barenze bijyanye n'ukuntu nyine mu Rwanda habaye iterambere na perezida wacu ukuntu afatanyije n'ukuntu u Rwanda rwubatse n'ukuntu baruserinze outside visit Rwanda n'inti, n'abantu mu mutwe usanga bavuga n'umuturage agahita yishyira hejuru ko arenze, n'umuturage agahita yishyira hejuru, like hari ukuntu abanyarwanda turi scam, hari ukuntu turi scam. Sasa rero niba abanyarwanda turi scam kandi twarangije kugera kuri iyo etape yo gusikaninga abantu gutyo, dukeneye natwe noneho n'umuniga azajya ashobora kugenda aturepresenting neza, akavuga ati turashaka nk'umuhanzi ashobora kujya hanze, urumva agahita representing abantu bakavuga ati ururimi rw'u Rwanda bajya bavuga, abantu bavayo cyangwa umuhanzi uvayo urenza bameze gutya, yaba imitekerereze yaba n'imivugire n'ibiki byose.
The Ben icyo kintu aragishobora, ashobora kuduhagararira, ashobora kugenda bakamukoresha interview akavuga mu cyongereza kiri articulate cyiza kimeze neza, akagenda mu bagande akababesha akavuga y'ikigande, akagenda mu baswahili akivugisha ibiswahili, igifaransa zikubifeki, yarangiza bakakubita n'umuziki. Noneho na rwa rurimi rwa rundi kwa kunena nimo nakubwira ati kuririmba mu rurimi wumva ni byiza, kubera dukeneye icyongereza, dukeneye kugira ngo indirimbo zacu umuntu ashobora kuririmba icyongereza outside. The Ben aracyumva neza, ubundi buriya hari ikintu mutajya mwumva, hari ukuntu Bruce Melody aririmba icyongereza mukumva n'indirimbo mastered neza, ifite na kick nziza n'ikindi ariko hari ukuntu utabyumvishe neza. Buriya it's about how you control the language. The Ben azi kuririmba mu cyongereza ukumva like byamworoheye, like birajyanye n'ahantu ashira ijambo ry'ikinyarwanda ukumva like really ibyo bintu like biri sweet, like arimo arakoresha like icyongereza arakimanipulatinze neza, nawe ugahita ubikunda. Indirimbo The Ben niwe muntu icyo kintu aragishobora, icyo cyongereza akakivangamo ikinyarwanda cyacu, and then ukagishyira hanze nyine kiryoshye, ukabishyira hanze ku buryo bishobora kuduseringa. Reka rero abandi banyarwanda like iyo bari nko kuri izi mbuga ikintu baba barimo barashaka cyangwa icyo bagamije cyangwa intego yabo, ariko njyewe every time iyo ndi hano ku mbuga intego yanjye aba ari kugira ngo ni ibintu byacu bishobore kugera kure, yaba umuziki wacu yaba ibiti. Mbese njyewe ndi kuri gahunda y'igihugu Loki, like mba nshaka iterambere ry'u Rwanda, iterambere ry'ukuntu twari kwizentura hanze, ndi kuri gahunda y'inkotanyi kuburyo wanyu. Nonese mwana ko atakwangira, why not? Why can't you talk to him? Sinzi ko The Ben yibaza ko mfite potential n'ubwenge, yibaza ko mfite cause no ariko bro byonyine uri kutuganiriza gutya n'utari umuhanzi n'aba bana turi kumwe hano, ari kumva ukuntu ubona umuhanzi wowe uramuzi deja, uramuzi kandi ukuntu uri kumuvuga, buri muntu wese umuhaye umwanya yakubwira ati kabisa niko muzi, ni umusani arashoboye, ariko dore ABCD. Kuki wumva no buriya mujye mubwirana, hari ukuntu n'aba influencer rero mana namwe mucanga abahanzi. Uzi ko Bruce Melody uri kuririmba muri 2024 umubajije best friend we akubwira Tom Close. Tom Close ni umudokiteri bro, asigaye akora umuziki nk'ibintu biri fan. Wari guhangana na Bruce Melody umeze nk'umwiyahuzi ngo uracyari muri level ya ba Tom Close, baba VIP, baba docteri, ngo uti manager wawe ninde, respect my manager, muyoboke yes yatangiye twe muri kaminuza niwe bandikiye izina. Ariko Ben nubwo ari yatembereye yageze hanze ku giti cyanjye, sinzi bishobora ko hari na message ishobora kumugeraho, mbona ari ukuntu music ye donc izina rye ryatambutse music ye. The Ben numvise uko uri kumuvuga wenda no kunabyanariza kwawe, ariko The Ben nk'uko Dumba yabikubwiye ntabwo ari umuhanzi uhozaho ngo asohore imiziki ya buri umuntu ari cyo bita abafana kandi cyo bita abakunzi. Ntabwo ari ikibazo cyo gusohora musa, betse nkubwire Sandi ntanacetse ngo mbumve, uri kubyumva, hari icyo bita abakunzi, hari n'icyo bita abafana. Rero abaniga iyo ukishakisha muri muziki wo mu Rwanda urazwa kubita ubwo bushegu, ugakubita ubuki, inkunda rubyino itsoke muri rukankana muguruke, kuko nicyo nyine bakeneye kumva iyo miziki. Ariko bro hari abantu bagiye bakora ikintu bita umuziki mwiza uri ku buryo nyine isaha n'isaha usanga generation yose cyumva uwo muziki. Ubu suri murambwira ngo akinyuma, njye guha urugero akinyuma ubu ngubu ni radio yakina aka kanya. No nukubera nyine audience mufite, oya pano audience dufite, ahubwo banza wumve ngo hari abantu bakora imiziki bakagendera ku cyo bitama bakatacinga cyo ku marangamutima y'abantu. Hari abategetinga rero kugira ngo hashye ushobora gutwika by'uyu munsi nejo bro,
umuhanzi ntabwo akora iby'uyu munsi n'ejo, akora ibizahoraho. Uwo ni wo muhanzi. Impamvu rero Dumba yakubwiye ngo agiye kumanaginga The Ben ni umuhanzi udafite consistency ngo ahozeho buri munsi, ariko ibyo yakoze n'ibyo akora ubu ngubu abona ko yakwifuza, kuko yabitsemo abantu icyizere cy'uko uwo muziki yawukoze kandi yakomeza kuwukora iteka ryose bigakunda. Erega ntabwo nabirwanyijaga, ahubwo twumvikane ikintu kimwe, mubyemere ntimubyemere, The Ben urukumva arashoboye. The Ben ni umuhanzi ariko ntashobotse, ntabwo ashobotse na gato. iyo ni imvugo mani. Yashoboye iki? Manza wumve, iyo tuvuga gushobora hari ugushoboka ntushoboke. Ngiye guhereza umuntu, ndaguhereza umuntu mu muziki nyarwanda, ndaguha ingero. Dufite umuntu abantu bashoboye badashobotse n'abantu bashobotse badashoboye, kandi noneho uku buryo waba ushoboye kose, impano waba ufite, ubuhanga waba ufite, iyo udashobotse nta kintu byakumarira. Ndaguha urugero rwa Knowless, unyumva? Ariko Knowless yarashobotse adashoboye, urimo kumva, aca abantu muri humye, urimo kumva, baragenda barapfundikanya kwa gushoboka kwe, bituma Knowless aba umukobwa wa mbere mu gihugu w'umuhanzi, akaba umuhanzikazi w'umukobwa wa mbere. Knowless aragenda ayobora umuziki w'abakobwa mu Knowless ataririmba. Tubyumvikane? Thank you so that. Icyo nshatse kuvuga, kuririmba byonyine no kuba uri umuhanga mu ijwi no kuba uzi guperforminga ntabwo ibyo bihagije kugira ngo umuziki ukugire igihangange cyangwa ube umuhanzi. Ntabwo ariko bimeze. Burna Boy afite ijwi rimeze gute? Reka nkubaze, reba genda wumve Priscilla aririmba, umwumve, nta wundi muntu mwakongera kumva. Ariko ntabwo ashyira stage cyangwa ngo uzane fan base ya Priscilla ngo uyihuze n'iya Knowless, ntibikunda. So The Ben mu miririmbire ye, The Ben azi kuririmba bro. The Ben nimujya kumugereranya na Kinyusi, The Ben ni wa muntu ugera hariya abana bagapfa, abakobwa bagapfa. Mumbwire umukobwa wari waraba nkuko barabiyemeje na The Ben. Ese ibyo bitabibaha ko ari genda gake. Twabo iyo tuvuze fan base cyangwa imiririmbire y'umuntu, ariko ibyo ngibyo nashaka kwereka ko Bruce Melody afite ijwi, ariko ntabwo Bruce Melody azi kwandika. None se umusana uzariza umukobwa mu myaka 3, Bruce Melody akamuriza buri kwezi? Kunigana kandi naratanga point yanjye ngo ngorore igitekerezo cyanjye biramvanga. Urihangana ukaza kugicalenginga, niyo mpamvu ndi gucalenginga ibyo wavuze, nuko naguteza amatwi umwanya munini kumva what you saying. Wowe urimo kuvuga ugashyira nk'amaranga mutima yo gukasa umuntu no kugaragaza ko yakava no mu muziki akajya guhinga ibirayi. Ntabwo ariko rero nuko naguteza amatwi nawe ntega amatwi. So the thing is, ntabwo tuzigera tubona mu bantu twigeze byonyine The Ben wabivuze neza cyane ngo amara umwaka imyaka 2 adakora, ariko ntabwo ashobora kubavamo, ntashobora kuva mu bantu. The Ben agera i Buganda abantu bagasara, urimo kumva? The Ben akorana indirimbo na Rema na Makura, indirimbo Uganda ikabibisaze ku buryo na Makura amubona kunama, kuko yafashe izina rye arishyiraho tatu kubera indirimbo bakoranye binkorera. Urugero rwo kumira rero, The Ben ni impano, ni umuhanga, urimo kumva? According aya masaha nani Dumba, The Ben ni inshuti yawe, sibyo? The Ben ni umuhanzi nyarwanda twemera, ariko aya masaha nawe baguhitishijemo, sibyo? Wafataga Pfizi Diamond buretse gato, ntabwo mvuga nta kumufata mu bundi buryo, sibyo? Aya masaha baramutse bavuze ati The Ben ngaba abahanzi babiri, The Ben na Diamond, sibyo? Dumba bategurire concert, urukumva, bategurire igitaramo muri Canada, baze ba performing, the money amafaranga avamo nayawe, cyo bari gukora baraza ba performing, ticket ni yawe, ibintu byose, wowe umusaruro mu gitaramo ni wo wawe. Umusaruro avuga Diamond nawe nta kigenda. Tugende turetse gato, tugiye gato kiragenda ntabwo uko biri kose atandukanye na The Ben. Tugaruke gato ya rero, impamvu nari mvuze ibyo bintu ni ibi, mvuga ko The Ben afite ukuntu ibintu byose ayifata minenegwe kuko abarundi babivuga.
byonyine. Debeni agenda abona erega zari ni amahirwe nubwo mujya muvuga ngo Gaere yakaba yarafashije Debeni akagenda akasama Gaere akamucika ntarebe inyungu amufiteho. Urimo kumva? Debeni agafunga umutwe. Erega Debeni buriya yapfuye na ntuza agasuzuguro. Nani coach? Gaere yashakaga kugira mfite amafaranga yanjye pfukama. Sinzi kubyumva. Debeni mfite izina ndi icyamamare ziba tumukana n'amafaranga yawe. Ntabwo ari uko bigenda. The same shit byabaye nubwo ko byari bibaye. Debeni yahuye na Zari yari afite connection. Zari yari gufata Debeni akamurera nk'uruhinja. Sinzi kubyumvikana. Debeni akemera karongora Zari nk'umuntu uri ku kiraka. Uretse gato yari kukubwira ndavuga ku muntu washaka kugira ahantu agera. There is no success without sacrifice. Ibintu bishoboka. Debeni aragenda ajya amaboko yari gufata puturi urukumva cyangwa kubyumvikana. Yari gufata puturi agafata Zari akamuheka. Muravuga ko ngo Shadi bavuga ko ntuza gapfiza atarenze, sibyo? Arabikora. Zari aragenda afungura amarembo Kapfizi kuko yari afite icyo ashaka. Ntabwo yashaka ko ntuza urukundo. Ibyo bivuyeho urajya kureba uyu mukobwa muri Kenya yakoraga ibishoboka byose agafungura. Impamvu atabonye umunyarwandakazi ni iyihe? Nta audience yari akeneye mu Rwanda. Yari ihagije. Yaravuga ati abangaba narabafashishije na audience ni nke. Ariko genda urebe South Africa. Yaravuze ati uyu muntu ava South Africa. South Africa afite izina. Ivan yaramukoreye hariya afite ukuntu azwi. Uganda, uyu ni umugandekazi arabafite. Abivuye aragenda afata audience ya Kenya. Sinzi uko icyo kintu byose ni imibare. Uriya muntu yari mu mibare. Ntabwo Diamond arusha, ntabwo muri presentable n'imiririmbire bagiye muri acapella, ntabwo Diamond yafunguye imigozi ya Debeni. Ariko Debeni nta vision yigeze agira. Uko ni ukuri. Debeni yakoze afite ibintu byose bisaba kugira ngo umuntu abe icyamamare international. Avuga ururimi, yisanga mu bantu bari classe, ashobora kwikompleta akisanga muri bo. Debeni ari presentable ku mubiri, ni bogare. Ibyo nibyo umuhanzi akeneye. Debeni cya gatatu mu miririmbire ye ni umuhanga. Debeni buri kintu kimwe ni ubwenge bwo kubasha kumeteninga iryo zina no kuriha umurongo washaka kurigeza. Nibyo byananiye Debeni. Ibi bintu biramugarura ugasanga Debeni ntabwo arajagaraye.